nka 40 40 bararenga bagize ubwo basohotse bamwe bacitse umugongo barize mushikiwe namunye w'inzobe yarize bamwe bacitse umugongo abandi biryo byanze basuhuje umerereye mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi abari akagaruka tugarukanye na Gasaro TV GB Rwanda vamo telefone ubanze utubwire ndi kukumva umeze gute ni sawa kabisa nta twababwiye ko tubabwira tuvuye mu rukiko yego urukiko isomwa ry'urubanza rya Sarongo ryatangiye isaa 8:15 15 nibwo bari batangiye gusoma ku rubanza rwa Sarongo. Icyo twabamenyesha ni kimwe mbere yuko bamenya n'ibindi bikurikiraho nuko yamaze gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo akaba directe agiye gukurikiranwa ari muri gereza yiririma nkuko wabimbwiraga no wabimenye yego nabimenye narindi Sarongo akaba ibyaha bibere byo basanze ari byo bagiye kumukurikiranaho icyo gukoresha inyandiko mpimbano ndetse n'icyangombwa basanze yuko icyo cyangombwa gifite agaciro ngo ubushinjacyaha ntago bwerekanye neza ko icyo cyangombwa koko nta gaciro gifite ubushinjacyaha ntago bwerekanye neza kuko Sarongo icyangombwa afite nyine ari inyandiko mpimbano ndetse ngo ikigaragara cyo nuko yagihawe n'urwego rwari bufitiye uburenganzira nubwo urwo rwego ubu ngubu rutakiriho rw'abavuzi ba gakondo ariko icyo cyangombwa gifite agaciro icyo cyaha cyo Sarongo basanze urukiko rwicaye rurasuzuma rusanga Sarongo atakwiriye kugikurikiranwaho akugiye gukurikiranwa ku byaha bibiri ari byo ihezandonke ndetse kwihisha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya yego kwihezandonke rero kwihezandonke ho duhera basanze yuko Sarongo kujustifia cyangwa kwerekana imitungo afite ahantu yayikuye kugeza n'ubu ngubu abamwunganira byabagoye kuko ngo Sarongo we yemeza yuko imitungo afite yayivanye Uganda ndetse ngo yanize na kaminuza kiga civil engineering ariko baravuga ngo ibyo bivuze mu magambo gusa ntago yigeze yerekana urupapuro na rumwe rwerekana yuko yagurishije iyo nzu ese koko ibyo bibanza yabiguze avuye kugurisha iyo nzu yarafite Uganda aho ngaho rwose ho basanze kubyerekana byarabananiye bakabire ngombwa basaba yuko urukiko rwanzuye ko agomba gukurikiranwa afunzwe iminsi 30 y'agateganyo yego ku cyaharo cyo kwesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya n'ubundi biragaruka kuri ya YouTube urukiko rwagaragaje ko impamvu akwiriye gukurikiranwa afunzwe nuko iki cyaha akurikiranwa gishobora kuba hari ibimenyetso bikomeye cyane bigaragaza ko iki cyaha gishobora kumuhama ari uko ibiganiro yagiye akorera YouTube channel zagarutseho ni Afrimax Big Town ndetse na Sarongo TV Sarongo Official gutyo hariyo numvisha bavuga ngo yakoreraga ibiganiro bishishikariza abantu kuza kwivuza nubwo nta muntu n'umwe yigeze akora mu mufuka nkuko abivuze nubwo nta muntu n'umwe yigeze afata ku ngufu ngo aze ngo azamuvure ariko ngo bigaragara yuko ibiganiro yakoreye kuri zo YouTube channel haba Big Town haba na Afrimax ari byo byatumye babakiriya baje bakaza kwivuriza kwa Sarongo ariko ari Sarongo wabiteye kuko yajyaga kwerekana ngo kagarura ibyibwe yerekanyaga yuko ngo atanga imiti ngo y'igifu n'ibindi bintu byinshi cyane byagiye ikintu cyatunguranye abanyamakuru benshi batunguwe nacyo bati n'ubwa mbere twabona inkuru irangira ku rukiko uwitwa Pastor Claude
agatuza. N'ubwa mbere kuva twabaho Pastor Claude tumaze gukora inkuru umuntu bakahita bavuga ngo abaye akatiwe iminsi 30 y'agateganyo, Pastor Claude agasohoka atera amabuye gutyo imigeri rwose yayimaze. Ariko Big Ma hari ikintu nabonye, Pastor Claude burya aza kuri kamera wenda agaseka akagira iki, ariko uyu munsi n'ubwa mbere nabona yasuka amarira ubundi ari guseka. N'ubwa mbere Claude, ariko natunguwe no kubona avuye mu rukiko atese kwihanagura ati narize, mbona umuntu w'umugabo koko yarize. Kandi koko ku rundi ruhande birumvikana nyine ntago ari byiza, ntago wakishimira ko umuntu agiye gufungwa. Yego, Claude yaranyicaye imbere, bahereye ku cyaha kitamuhama, kera cyo kuba akoresha inyandiko mpimbano no kwitirira umwuga. Barangije bakibesoma Claude namurebaga mbona nyine ari kumubwira gutya, ariko iby'urukiko ari gihe bitangira umeze gutya bakahita bakuzanira no ngingo ikugonga cyane. So navuga ko ari uko byagenze. None ingingo nyamukuru zigiye gutuma kurikiranwa afunzwe, harimo ko abantu bamureze barahari hano hanze kandi abazi. Yego, umusomyi w'urubanza yavuze ati tumurekuye kujya kubashaka akabatera ubwoba ni ibintu byoroshye, gusibanganya ibimenyetso ni ibintu byoroshye, kuba yagenda akajya gusibisha bya biganiro yashyize kuri YouTube ni ibintu byoroshye, kuba yagenda mu bantu batanze ubuhamya harimo umurinzi we w'igipangu aba gatekeeper, yavuze yuko ngo ajya abona abantu benshi baza binjira hano babaje kwivuza, sibyo kugendera akahita amutera ubwoba cyangwa mwati bugiye hangaha ni ibintu byoroshye. Izo nizo ngingo bagiye berekana bavuga ko agomba gukurikiranwa afunze, cyangwa se kuri iyi mitungo atabasha gusobanura neza aho yayivanye, ugasanga hari bimwe ahise atirishama ahise ahinduramo bimwe na bimwe. Izo nizo ngingo navuga nyamukuru bahise bemeza ko Sarongo agomba gukurikiranwa afunzwe iminsi 30, ndetse ako kanya n'umunyamategeko we turi gukora interview atwemere ko agiye kwitajurira, bajye kwita bajurira ko bahawe iminsi 5 yo kujurira. Avuze ati ndahita njurira, nta kintu ndi bukore, ndahita njurira. Abantu bose bari buzuye muri sale nka 40 bararenga, bagize ubwo basohotse, bamwe bacitse umugongo, barize mushiki we namunye w'inzobe yarize, bamwe bacitse umugongo, abandi biryo byanze. Nyine abantu benshi bari baje hano bazi ko biri umutaha, ese uri gusetswa ni Big Man ndababaye, ariko akantu uvuze ngo ibiryo byanze baje nyuma saa sita benshi baje byanze, arabakapo baje hano bazi yuko turi mu mutaha kurya byanze, ariko abantu benshi nabonye bafite icyizere, ariko biranga twanabivuze mbere, ariko twabivuze mbere. Pastor Claude ndabona Claude banyanze munyerekane muri kamera ati nakuru meze ntabwo, ariko birababaje ko n'abantu bose kuko bajya gusoma urubanza bahereye ku cyaha urukiko rwasanze rutamuhama. Icyo cyaha bagihereyeho abantu bose batavuga ati ubwo aricyo bahereyeho n'ibindi wasanga bitamuhama, ariko bahise berekana ko ibindi byaha bibiri, iyezandonke ndetse no kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya, byose bimuhama kandi agomba gukurikiranwa afunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Big Ma, rero hari ikintu ejo bundi twaze tuvuye hano, atabana icyizere bajyanye inkiko uko zikora bitandukanye twebwe n'amarangamutima yacu. Ari cyo kintu njya mvugira hano nkavuga ati ibyo nje kuvuga nibyo numvisha mu rukiko, atagira umuntu uvuga ngo ni ibyanjye cyangwa ngo ndi gukora iki. Inkiko uburyo zikora twe bitandukanye n'amarangamutima yacu, bitandukanye n'ibyo wifuza, kuko hari benshi cyane wasangaga audience dukurikirana 99% n'atarata ukabona nyine yarakatiwe biri seri yaramanutse, sibyo. Rero inkiko kandi koko ntago zigomba gukora nkuko twe tubyumva, ko tubyumva twe tuyoborwa n'amarangamutima, kandi yavuga ngo mu itegeko nta rangamutima rigomba kubamo. Niba ari gufungwa urafungwa, niba ari gukurikirana ufunze nuko bigenda, niba ari iminsi 30 nuko bigenda, amategeko nuko abameze ubundi. Yego Big Man, hari ikindi kintu nabonye, abo n'ubundi bavuga ko yari yabafashije mu kuba yabavura, nabonye basutse amarira. Hari umama wari uri hariya hafi darapo, bavuze ko Sarongo bari gusoma, ubona nyine akanyamuneza ati ntago nshaka kujya mu rukiko, ntaba nagira amarangamutima, ati kuko ashobora kumurekura nkaba nabihobera nkande
nk'umucamanza cyangwa se nka presidente w'urukiko nkahita nirukanka ajya kumureba ati nkaba nakirukanka nkakora amakosa ati reka mbe ngumye ahangaha ati nibamara kuba bagira iki basoma ati nibwo mbimenya ariko baravuze barasohotse abantu ahita avuga ati bashobora kuba bagize iki bamukata iminsi 30 kuko masutsa amarira abantu bari barimo 90% bari baje gukurikirana urukiko urubanza rwa Sarongo isomwa ryarwo iyo bavuga ngo aratashye abantu bari kuhita batera induru uribuka mu rubanza mu isomwa ry'urubanza yigeze kubamo akantu nkako urabyibuka mu isomwa ry'urubanza rwa Prince Kid yego byaravuze ngo aratashya abantu basohoka birukanka barazenguruka kugeza naho bavuze ati ariko se ibi ni ibikimwe bagiye kwano ko turi mu ifasi y'urukiko yego so naro nuko byari kugenda ariko Monesi yasohotse abantu bahise basohoka bameze nk'abacitse umugongo nibyo ngibyo Bego ndumva twataha. Katwitahere n'ubundi uretse ko n'ubundi nta kundi nyine ibi biramenyerewe mu nkiko biramenyerewe ushobora kuza ku rukiko umuntu agataha cyangwa se akaba yakatirwa byose rero birashoboka kandi ubutabera nyine twizeye ko bukora akazi neza kandi mu nyungu za rubanda cyane rero nta mpamvu umuryango wa Sarongo nyine nuko bihangana murakoze mugira ijoro ryiza murakoze cyane